Uyu munsi tugiye kuvuga ku burwayi bw'amenyo. Hari igihe tujya duhindura rimwe na rimwe tukajya mu bintu by'ibiribwa byo kubaka umubiri, uburyo bwo gutegura imirire. Ubundi ikindi gihe tugenda turebera hamwe, tureba ibitandukanye mu buzima bwacu, twiga ibitandukanye, tugenda tureba byose tugenda tuvugaho ni ibintu bijyanye no kuba twagira ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo kugira ubuzima bwiza ntabwo bigaragarira mu mirire gusa, ntabwo bigaragarira mu gukaraba, mu kurya neza, kuryama heza. Tugenda tureba, hari byinshi cyane bishobora kuzaza umubiri wacu, ni byinshi cyane. Twakora ibyo ngibyo, tukarya neza, tugakaraba, tugakora ibiki, ariko hari n'ibindi by'ibanze dushobora gukora bikaza ari inyunganizi mu byo tuba twakoze igihe tuba twashakashatse hirya no hino ibintu byubaka indyo nziza, imitegurire y'aya mafunguro yacu yubaka ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo hari uwambwiye ko ajya agira ikibazo cy'amenyo, ati nakutse amenyo amaze kugera muri 4, sinzi ikibazo kibitera, ariko muzarebe mudufashe mutubwire ni iki twakora kugira ngo umuntu agire ubwirinzi bw'amenyo ye. Dore rero hari igihe hari umuntu utakirya shokora. Iyi ni shokora kandi abantu benshi bakunda shokora, hari abagiye bazivaho ntibamenye impamvu ki bagenda bava ku mashokora kandi bazikunda, ugasanga baraziretse. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona nka shokora nk'iyi ngiyi ukayirya ntiwiborose. Hari n'ubundi buryo, hari ubundi buryo bwo kwiborosa udakoresheje uburoso. Hari igihe ukoresheje uburoso uborosa y'amenyo ahangaha, uborosa amenyo bisanzwe, ariko hari n'utundi tuntu tuba muri farumasi, nanjye uvuga kwa muganga, ariko n'ubundi biba muri farumasi aba ari ibyo kwa muganga, nibyo biba byarateganyijwe n'ubundi bikaba muri farumasi kugira ngo ubikeneye ariho abisanga, atari wajya kwa muganga ngo muganga amubwire ngo jya usukura amenyo mu buryo ubu n'ubu. Akenshi cyane cyane ndibanda nijoro, hari ukuntu wiborosa ugiye kuryama, umaze kurya wariye ibinyamavuta, wanyweye ibintu by'isukari, imyunyu, ibintu nk'ibyo, noneho ugiye kwiborosa uraborosa n'uburoso bigakuraho bya bindi byo ku menyo hejuru, ariko uburoso ntabwo buca hagati y'amenyo, kubera ko usanga abantu benshi bagira amenyo yegeranye cyane. Hari utuntu rero tw'utudodo tuba twarakozwe tugenewe nyine kunyuzwa hagati y'amenyo, cyangwa se ugafata agakirida ukagenda ukuramo hagati y'amenyo ibiryo, hanyuma wamara gukuramo hagati y'amenyo wacishijemo agakirida, hari ukuntu rero udukirida tuba twagiye dukuramo bya bindi. Ubwo iyo umaze gukoresha kirida ugakoresha uburoso, ya korogati ihita ijya hagati y'amenyo havuye ibiryo ukajya korogati, bigatuma mikorobe zitamunga y'amenyo kugira ngo atuma yashinya itukura. Ni ukuvuga ngo ishinya itukura kenshi bitewe na mikorobe iri kugenda yinjira hagati y'amenyo, igenda imunga amenyo bitewe n'ibyasigaye hagati y'amenyo. Ariko iyo umaze kwikuzamo agakirida ukiborosa, korogati iragenda ikajya muri wa mwanya wagiye unyuramo, wagiye uvamo ibiryo, korogati ikajyamo. Ubundi ikindi kintu nabonye kandi, kwiborosa ukinyuguza ugiye kuryama burya uba wakishe, kuko korogati iyo iraye mu menyo igira calcium. Korogati uzareba hari ukuntu wiborosa ukumva wenda rimwe na rimwe korogati irakurya mu menyo, mu kanwa, ku mashinya, urayireka amaze kwiborosa ikarara mu kanwa, ukaza kwiborosa neza mu gitondo ukinyuguza, kuko iyo irayemo yica twa tumikorobe tuba twagiyemo hagati y'amashinya n'amenyo, hagati y'amenyo no mu ishinya nyine aho amenyo atereye. Iyo korogate rero iragenda ikarwanya za mikorobe ziba zinjiyemo. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo uyiraje mu menyo wamaze kwiborosa ntiwinyuguze, bituma n'amenyo acya, ugasanga rwose n'ishinya yabaye umukara, kuko akenshi hari igihe ishinya itukura bitewe n'uburwayi bw'amenyo, ubwayi bwo mu kanwa butaborosheje neza. Rero uzabikore neza, uzabigenzure urebe
ujye wiborosa we kwinyuguza, ubikore nk'ukwezi kose wiborosa nijoro ariko ntiwinyuguze, uzajya usanga ufite mu kanwa heza hirabura kandi ufite amenyo yawe akeye. Wowe ukurikiye iyi video numara kubikora wabikurikiranye neza ukabikora nk'uko mbikubwiye, uzanyandikire muri komenti ukuntu usanzwe ubigiye, ukuntu ubibona. Numara kubona ko hari icyo yagufashije uzanyandikire umbwire.